Abenshi muri twebwe twizera Imana, twizerera mu by'ikora ndetse tukizera no mu byitubwira. Akenshi ni kenshi uzasanga abantu benshi barimo barasenga basaba Imana ngo Mana dushyigikire mu rukundo rwacu, bibaza niba urukundo barimo Imana irwemera cyangwa se Imana irushyigikiye. Niyo mpamvu abenshi iyo bagiye kubana usanga baciye mu rusengero cyangwa se bakabanza guca ahandi kugira ngo babanze basengere iby'urukundo rwabo. Rero hari ibimenyetso 7 nakuzaniye bikwereka yuko urukundo rwawe Imana irushyigikiye. Nitakirirwa bikubwiraho cyangwa se ngikubwire ngo urukundo ndarushyigikiye, ariko burya mu bimenyetso ushobora kuboneramo yuko Imana iri kumwe n'urukundo rwawe cyangwa se itarushyigikiye habe na gatoya. Nubona bimena bimenyetso ku rukundo rwawe umenye yuko byanga bikunde rwose Imana idashaka yuko mubana. Burya akenshi Imana igaragara ivugira mu buryo bw'ibimenyetso cyangwa se ikatwereka ibimenyetso kugira ngo tumenye icyo ishaka kutwereka. Akenshi urukundo ni ikintu cyiza, ariko nanone kikaba kibi iyo Imana itagishyigikiye. Habamo intambara nyinshi ndetse n'amakimbirane ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byatuma urukundo rutagomba gukomeza, cyangwa se bikwereka yuko mutigeze muremanwa rwose wowe n'umukunzi wawe, ariyo mpamvu mukwiye gutandukana cyangwa se mukabyihorera, cyane ko Imana ibiberetse yuko itabashyigikiye habe na gatoya. Nubona rero uri mu rukundo ariko ukabona rurangwamo na bino bintu, nta kabuza uzamenye yuko rwose urukundo rwanyu Imana itarushyigikiye cyangwa se itarushaka habe na gatoya. Nubona urukundo rwawe rubura amahoro igihe cyose, nta mahoro arurangwamo, hahora amakimbirane, buri munsi muhora mutongana, buri munsi muhora muserera, muri make nta gihe cy'ibyishimo nyine by'urukundo mujya mubona, akenshi ugisanga nyine urukundo rwanyu nta mahoro rurimo, ibirurwanya, ibishaka kurusenya, namwe ubwanyu mwisenya, atari uko ari biturutse hanze gusa. Mbese urukundo nyine nta mahoro arurangwamo, hahoramo intonganya n'amakimbirane gusa. Menya ko urwo rukundo Imana itarushaka cyangwa se itarushyigikiye habe na gatoya, ariyo mpamvu rukwiye gusenyuka. Reka turebe icyo Bibiliya bivuga. Bibiliya mu Bafilipi cyangwa se mu Banyefilipi ibice 4 umurongo wa 7, ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ku bantu bizera ijambo ry'Imana, Bibiliya itubwira yuko nyine ari byiza yuko ibintu byose twifuje cyangwa se dushaka, cyane cyane ibyo twiyemeje, igihe ari byiza Imana nyine iradushyigikira ndetse ikabishyiramo amahoro. Igihe rero urukundo nta mahoro rurimo cyangwa se ibyo mwemeje mu rukundo nta mahoro mu burimo kubibonamo, mumenye yuko urwo rukundo rwanyu Imana itarushaka habe na gatoya. Ikimenyetso cya kabiri ni uko uzumva mu rukundo ufite ubwoba. Iyo utekereje ku rukundo wumva ufite ikintu kimeze nk'ubwoba, iyo witekerejeho wumva ufite ubwoba, mbese ukumva ko uri kumwe na runaka biguteye ubwoba, ukumva ntutuje, ukumva ntiwisanzuye, ukumva hari ikintu, hari impamvu, ukumva ufite ubwoba butazi ahantu buturuka. Menya ko urwo rukundo byange bikunde Imana itarushaka. Ni nk'ikimenyetso irimo kugushyiramo mu buryo utabasha gusobanukirwa cyangwa se ngo ubashe kumenya, bikwereka ngo uru rukundo ntabwo ndushaka, ariko Imana ishaka kukwereka. Hanyuma rero numva ufite ubwoba mu rukundo cyangwa se ukumva ufite ubwoba igihe cyose uri kumwe n'umukunzi wawe utazi ahantu bituruka, menya yuko Imana irimo kukuburira ngo uru rukundo rwanyu ntago ndushaka. Ikindi kimenyetso cya gatatu, urukundo rwanyu niba rurangwamo amakimbirane adashira, buri kanya muratongana, buri kanya muhora nyine mu makimbirane, namwe ubwanyu hari igihe mujya mwicara mukibaza impamvu urukundo rwanyu ruhora mu makimbirane iteka ryose. Hari n'igihe ucika intege ukumva wibaza impamvu uhora ukimbirana n'umukunzi wawe, impamvu muhora mutongana, ukibaza niba izindi mvunda ari uko nguko zimera iteka ryose. Niyo wicaye wibaza niba urukundo rw'abandi naba ari uko nguko rumeze, wibaza impamvu muhora mutongana, ushakisha icyatuma urukundo rwanyu rutera imbere, ariko nyamara n'ubundi mugashiduka mwisanze mu ntonganya igihe cyose, mushyamiranye, mbese mufitanye amakimbirane. Icyo ni ikintu kikwereka yuko Imana ntago yifuza yuko urukundo rwanyu rubaho. Birashoboka yuko tujya tuvuga mu Kinyarwanda ngo ntazibanye zidakomana amahembe, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko hari uburyo kubana zidakomana amahembe, hari uburyo mukemaramo ibibazo byanyu, hari uburyo mugani. Ntabwo ari ibintu bihoraho buri munsi, ntabwo ari ibintu bene iyo mvugo twayemera igihe ari ibintu bidahoraho buri munsi, mudahora mushyamiranye. Ariko niba muri munsi muhora mushyamiranye, mbese nta gihe cy'ibyishimo cyanyu mubona nk'abantu bakundana, cyangwa se niyo mwakabona mukakabona akanya gatoya, menya yuko urwo rukundo Imana itarushyigikiye. Ikimenyetso cya kane twihuta,
akenshi iyo muri kumwe murarambirana, mwebwe ubwanyu murarambirwana, ukumva nta n'umwe, mbese ukumva mwabaye bored, ukumva byabarambiye kuba muri kumwe, kuba murimo kuganira, ukumva byabajennye, ukumva mwabuze ibyo muvugaho, mbese ukumva nta n'intekerezo mufite, ukumva wajya gusubiza umukunzi ukabura ikintu umubwira, mbese ukumva amagambo yashize, ukumva bwanyu mwarambiranwe, ukumva urumva ushaka kumubwira ngo reka ngende, undi nashaka kumubwira ngo reka ngende, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo, aho neza mu buri kintu muvuga. Mu buzima busanzwe usanzwe uri umuntu uvuga wisanzura, usanzwe uri umuntu uzi gutebya, usanzwe uri umuntu uzi kuganira, ariko aha ngaha iyo uri kumwe n'umukunzi wawe iteka ryose muba mwumva mwese mwabuze ikintu buri wese abwira mugenzi we. Menya ko urwo rukundo rero usibye ko nta n'uruhari, ariko ubundi n'Imana ubwayo nayo ntago irushaka. Ni byiza rero kururangiza, cyangwa se ni byiza n'ubundi kubivamo, cyane ko Imana ibe ntako itagize kugira ngo ikuburire. Akenshi rero n'ubundi kino kimenyetso kizazana biriya byo hejuru byose nakubwiye, ari byo kubura amahoro, amakimbirane ndetse n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma ikimenyetso cya gatanu ni uko urukundo rwanyu nta kwizerana kubamo. Igihe urukundo rwanyu buri wese atizera mugenzi we, ugasanga buri wese arakeka mugenzi we, ibi ngibi tubitandukanye no gufuha. Hari ukuntu umuntu afuhira mugenzi we, bibaho mu rukundo, ni ibintu bisanzwe, kuba umuntu yagufuhira, kuba umuntu yakumva uri kuvugana na mugenzi, tuvugura umusore, umukobwa yumvisha uvugana na mugenzi we, cyangwa se undi mukobwa runaka kuri telefone n'ahandi. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu rukundo, cyane ko buri wese nyine bafite impungenge, cyangwa se afite impungenge zo kuba yabura mugenzi we, cyane ko nyine baba banakundana. Burya ni byiza yuko nyine ikintu ukunda uhora ugifitiye nanone impungenge, uvuga ati si isaha n'isaha cyancika, ariko nanone guhora mushinjanya ibinyoma, amakosa, mutizerana, wumva mugenzi wawe ari umunyamanyanga, ari umuntu nyine wakubeshya isaha n'isaha, kuba mwese mutizerana, nta n'umwe wizera undi, kuba mwumva umwe yivuga ati nyamara uyu nguyu yanshe nyuma, mbese kuba mutizerana, kuba mu rukundo rwanyu nta kwizerana na guto kurimo, menya yuko urwo rukundo Imana itarushaka. Ntako mutageze kugira ngo murebe ko mwazamura kwizerana, ariko byaranze. Impamvu nuko urwo rukundo rwanyu ntago Imana irishyigikiye, niyo mpamvu ruhoramo ayo makimbirane, ruhoramo ku kutizerana, ruhoramo izo ntugunda, nuko nyine Imana itarushyigikiye. Hanyuma ikimenyetso cya gatandatu, buri gihe akenshi iyo uri kugereranya urukundo, cyangwa se urukundo rwawe, hari ukuntu ujya urufata ukarugereranya n'izindi nkundo, ukareba ukuntu izindi zibayeho, ukumva ntabwo unyuzwe, cyangwa se ukumva ntabwo urukundo rwanyu ari rwiza nk'izindi nkundo. Menya yuko urwo rukundo rwawe Imana itarushaka. Impamvu ntabwo unyurwa, ntabwo nyine muri kumva yuko buri wese ntabwo anyuzwe na mugenzi we, bisobanuye yuko rwose mwahuye bitari ngombwa, cyangwa se bitarapanzwe yuko mugomba guhura. Burya abantu bakundana barahuza kandi bakumva ni ibintu bombi bibashimishije, bakumva bishimiye kuba bari kumwe, ndetse nyine bakumva bararemanywe, bakumva mbese ni nk'ikintu cyaremewe ikindi. Nk'uko tuzi neza ko iyo urufunguzo rugeze mu ngufuri nyine tugasanga ari ingufuri yarwo, ruyifungura nta kibazo na kimwe kibayo. Rero iyo umuntu yaremanywe n'undi, ntabwo nyine areba ibindi by'abandi ngo yumve ngo ni byiza kuruta ibyabo, muri make yumva nta bandi bantu babayeho neza nkabo. Niyo mpamvu rero numva urukundo rwanyu iteka ryose rutekereje ukaruhuza n'izindi ukabona ruri hasi, menya yuko nyine ntago Imana yaruremanye kugira ngo rubane. Hanyuma ikindi kimenyetso, niba urukundo rwanyu rugutandukanya n'Imana, muri make urukundo niba hari ibintu byinshi mubamo bituma ubona yuko ibigiyemo nyine, waje mbere, tuvuga urugero, mbere wari umuntu usenga, wari umuntu usabana n'Imana, igihe cyawe kinini wakimaranaga n'Imana, wabaga urimo gufata ibyo gusenga bihagije, wabaga urimo kwishimana n'Imana igihe gihagije, ariko ubu ngubu igihe cyose wahaga Imana waragifashe ugiha umukunzi wawe, cyangwa se wisanga iteka ryose nta connection ugifitanye n'Imana kubera yuko winjiye mu rukundo. Menya yuko urwo rukundo Imana narwo irurwanya. Burya Imana yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, ibyo twese turabizi muri Bibiliya. Rero niyo mpamvu niba igihe cyose wahaga Imana, ubucuti wari ufitanye n'Imana bwimukiye ku wundi muntu, menya yuko Imana ubwayo izaza ikarwanya urwo rukundo. Urwo rukundo rero ntabwo rushoboka igihe cyose rugutandukanye n'Imana, cyangwa se Imana itabanza imbere y'urukundo. Menya yuko urwo rukundo Imana itazifuza yuko rubaho.
rero ni byinshi twavuga ku bijyanye no kuri iyi ngingo, ariko ibyo ni ibimenyetso birindwi nagukusanyirije bikwereka yuko Imana idashyigikiye urukundo rwawe. Niba ubibona rero mu rukundo rwawe, tangira usenge cyane, kuko ntabwo Imana ishyigikiye. Usenge, ubisengere, hanyuma byanga bikunda n'ubundi Imana izakwereka inzira ya nyayo ukwiriye gukoresha. Kora subscribe, hanyuma ukore na like, dukomeze tubane n'ubundi muri bindi biganiro bigiye kuza, kugira ngo n'ubundi dukomeze twungurane ibitekerezo. Nta hangaha rero wabisanga nta handi, kugira ngo bijye bikomeza bigufashe, bikuyobora inzira. Mwakoze kubana natwe. Yari Gerard nk'ibisanzwe. Ciao ciao.